tenor kubitira akaririmbuze ariko muri tenor tenor ubugenda gakeya ubu nubugira gatatu nkubitwa mvuye mu kabari nasangiye na benshi umuntu ntabara oya nakajwe gato Hey, y'all, come look at this. Aramuherekeza akabona aho baganirira ya mafuti yabo agatangira kumukora kwibere iyo amukoze kwibere agatangira kumanura agakora iyo amaze gukora agakora iyo amaze gukora nibwo ageze rero noneho ku gihabya abafundi arya suri muri 22 buriya urayirengeje urayirengeje urumva ureze umuntu yagusoroma ngingo nyamukuru abandi bakozi mu yandi mago nzi umwana w'umukobwa hari ukuntu yihana inshingano za nyiri urugo nk'umugore akagira umubano na bosi wihari nyuma yo koza ibyombo nawe ukamwogereza ibice by'umubiri uri umuntu mukuru urabyumva ubaye umukobwa wa mbere numvisha wanze amafaranga kandi ku bintu utari buhombemo erega nawe biba byenda kujya biriya bintu n'Imana yabahaye nkanjye Yesu aje mate mu bwambure bwacu ngewe ndakubwiye ngo sinjya ntoranya mpfa kuba nashyize mu icupa waba uri umusazi waba uri ikiragi kwaba umeze kose ndagutikura ngewe yawe ugiye heza ngiye kwihagarika gatatu tugiye kureba ninde kamaze gusasera ninde yakasizwe sidara yebaba we yakawe kavuna mweto karakomeye yakarinjiwe yebaba kavuna mweto ubwo ninde urwaye sida urakunda nde shewe none guma kuri yaka ariko uburana araburetse ubu wakiraye shaye igikise igikoma aha shasone cye kukimaye nawe Aline nawe yarambeshyeye kumbe afite kiss de dover ntago yigeze atwita ariko unzatera indashaka uzamuhamya byo uratinze ufite ibintu mu mubiri byinshi umfite yarara ryinshi yewe uzamuhe yefite umanya ko gahokora ngo gaha urandamye social media ibihugu bitatu bitanyuzwe nara Cyambere ibihugu bitatu Hey, y'all, come look at this. za Cyangugu Kayonza Nshuti yanjye twifuza gutunga amafaranga nk'aya ngaya kubw'imitima myiza twifitiye ugashinga ibigo bifasha abakene yego nubwo ntayo dufite kubw'umutima muzima nziko wifitiye ukoze subscribe aho hasi waba ukoze cyane mbaye ngushimiye zavuye umwaka rero nako tugiye kugera ku musozo turi mu kwezi kwa 12 ni ikihe kintu ujye ureba ukavuga ati uyu mwaka Imana ishimwe ko nageze kuri iki yewe nta kintu nagezeho uyu mwaka narahombye hari umuntu wanyoje 511 wa muri Amerika ayo yose barayarya bande se bayari McQueen na murumuna we wabyaye nibo bariye unda bitamugisha anyoza 100 byose baratamira uyu mwaka mpombyemo hafi nka miliyoni nk'ebyiri barazi kwibagase cyangwa niwe wayatangaga wabaga wanezerewe narabiheraga yabaye inzembe we no bibona ngiye nambwe nambuye n'ikirenge namwiza wabuze inenge
ngayibaza none ufashe umumotari njye none akinkaraga ku kabingo umuzungiye mani igitiritiri numva ngo azanye iby'umutwe wimire mwana ngayibaze nawe niyo mpamvu nkubwira ngo abari bambara ubusa abajizi ni nk'imbwe gugune gufwa so fata se kagahinda nk'uwamennye haho batuze basubira ibyaro sikaye tunjyanye injirire mani cemba mani ngiye muganirize sirenge nyono nyimukubitira ku kabiriti ngiye mana agenda ntambaze mani mu basirikare agaciyemo urumva uko bireba twajyaga dutekereza yuko Hey, y'all, come look at this. ababyeyi bacu batwaraga radiyo mu cyumba kumva indirimbo kugeza ubwo natwe tubaye ababyeyi ayo ni amabanga y'urugo ngo mwaje gukora iki mwambwa mwe ngo twaje kurondera ikori twebwe bwa mwaraririye mwambwa mwe ngo twaraririye twebwe bwa mbwira nk'ikigano uyugirana na Nzovu iyo muri babiri muri mwenyine ariko mutasomye ku gacupa. Hey, y'all, come look at this. kiba kimeze gutyo tuba dufite agahinda noneho n'amafaranga dufite nta cupa twasomye nta n'umwe uri kuvugisha undi tuba tuvugana agahinda gateye ubwoba tunatubonye watugirira impuhwe